Mu ijoro ryashize nibwo byari bicika hariya muri Zaria Court aho witwa Nemeye Platini ndetse n'uyu Nyiringabo, abasore kabisa ubona bafite energy bakomeye cyane, kandi navuga ngo bazi ibyo barimo. Mu ijoro ryashize nibwo bamurikaga album ikitabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye, dore ko byari byiza cyane rero. So nimba utahageze rero tugiye kubinyuramo muri makeya kugira ngo unyuriremo uko byari bihagaze muri rusange, mbese umere nk'umuntu wari uhibereye. So mu ijoro ryashize rero nibwo hariya muri Zaria Court, ngira ngo murabyibuka neza ko ari inzu yubatswe n'uwitwa Masaye Ujiri ubwo yahabwaga ubutaka na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse akazamura inyubako idasanzwe izajya ibamo ibikorwa bijyanye n'imyidagaduro, ikijyanye na basket ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bizajya bibera hariya muri Zaria Court. Ni ukuvuga ngo ni inzu n'ubundi y'imyidagaduro. Rero niho habaye kino gitaramo, niho cyabereye igitaramo cyo kwerekana album yitwa Vibranium, ubwo yari irimo kuba itangazwa cyangwa se ubwo yari irimo kugenda yizihizwa nka album nshyashya ije kuba yahindura byinshi cyane hano muri muzika nyarwanda, by'umwihariko bitewe n'indirimbo zigiye zitandukanye zigize iyi album, dore ko ari album navuga ngo nziza by'umwihariko, ndetse abantu babashije kuba bahagaragara akaba ari abanyacyubahiro bagiye batandukanye, ndetse n'abantu basanzwe muri muzika by'umwihariko, nk'aho twavuga Bruce Melody, witwa Coach Gaël, ndetse n'abandi benshi babashije kuba batumirwa, ndetse n'abandi banyacyubahiro muri guverinoma bagiye batandukanye, nk'ubu twavuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yari ahabaye, ngira ngo na Minisitiri wa Siporo witwa Neri Mukanzayire nawe yari ahabaye. Navuga ko ari album navuga ngo by'umwihariko yabashije kuba yitabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye, ndetse ukabona ko n'abantu babashije kuba bayiperforminga uwo twita nyine Nyiringabo na Platini, byari byiza cyane. Ndetse navuga ko hari abaririmbyi bagiye batandukanye baririmbye, nk'uwitwa Davis D nawe yabashije kuba ahagaragara, ndetse agaperforminga n'indirimbo afitanye na Platini. Ngira murayizi ya ndirimbo iherutse, ni indirimbo nziza navuga ngo baperforminze, abantu ubona ko nyine banishimye bagahaguruka, kubera ko ni indirimbo imaze iminsi abantu ubona ko babashije kuba bamenya. Navuga ko muri uyu mwaka ubu ni ubugira kabiri tubonye album launch. Ngira ngo murabyibuka umwaka utangira witwa Melody nibwo yamuritse album, nawe navuga ngo album yitwa Colorful Generation yabanje kuvugisha benshi, ndetse kuri ubu ngubu akaba yaje kwitegereza ikosora wenda mu byo yari kuzakosora cyangwa se ibyo azakosora ku zindi album wenda zizaba ziza, ndetse n'uyu Platini ndetse na Nyiringabo bavuga ko ari abasore navuga ngo bahuje imbaraga mu buryo bwo kugira ngo bakore album irenze nk'abantu baturuka muri lebo imwe. Ngira ngo bose murabizi ko babarizwa muri lebo ya Kina Music. Iyi Kina Music rero akaba ari inzu navuga ngo ifasha abahanzi mu kumenyekanisha ndetse ikanabakorera imiziki, ndetse ikabasha no kumanaginga ibihangano byabo. Ndetse iyi Kina Music ngira ngo murayizi igitangira arimo abahanzi bagiye batandukanye nka Tom Close niwe yabarizwaga, ndetse n'uwitwa Christopher niwe yabarizwaga, ndetse n'aba bose Dream Boys. Ngira ngo na Nyiringabo yaje kuzamo nyuma, dore ko hari undi mukobwa bakiriyemo vuba aha witwa Zuba Ray, nawe akaba yabashije kuba yaperforminga muri iri joro ryashize muri iki gitaramo, agaragaza ko ari umukobwa ukwiye kwitegwaho byinshi, ndetse akwiye kuba yanakwiyereka media by'umwihariko, kugira ngo abantu benshi bakomeze bagende bamusapotinga, n'abatamuzi babashe kuba bamumenya. So rero navuga ko ari album mu by'ukuri navuga ngo igiye gusiga byinshi. So ikintu wenda cyakomeje kugenda kigarukaho cyane, uwitwa Mutesi Jolly yagize gutya afata mikoro avuga ko by'umwihariko atanze miliyoni 10 zije gushyigikira iyi album. So ni igikorwa navuga ngo by'umwihariko cyiza kidasanzwe cyakozwe n'uyu Mutesi Jolly, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, berekana ko bishimiye Mutesi Jolly watanze aya mafaranga kugira ngo abashe kuba yafasha aba basore babarizwa mu itsinda rya Kina Music, cyangwa se babarizwa mu nzu itunganya umuziki ya Kina Music. So rero Mutesi Jolly bino bintu nta nubwo byatunguranye cyane, bitewe n'uko Mutesi Jolly asanzwe ari inshuti ikomeye cyane n'uwo bita Clement ndetse na Knowless, akaba rero ari inshuti ya hafi. Ngira ngo mujye mubona iyo Mutesi Jolly akoze birthday cyangwa se BD, mujye mubona ko
Knowless ndetse na Clement baba bamwe mu bantu nyine baza kumushyigikira ndetse bakamuha n'impano zigiye zitandukanye, ubona ko nyine uyu muryango na Mutesi Jolly bubatse bonde ikomeye cyane, ubona ko ari abantu bameze nk'umuryango umwe, ndetse n'iyo Knowless nawe agize gutya agakoresha akantu k'akarori mu kuntu, ubona ko Mutesi Jolly nyine abyishimira, ndetse akabipostinga hirya no hino, urabona ko nyine babaye umuryango. Rero ntabwo ari ibintu bitangaje kuba yashyiramo ukuboko kunini cyane mu buryo bugaragaza ko yishimiye ko Kina Music yageze ku gikorwa nk'iki ngiki cyo kumurika alubumu, ntabwo ari ibintu nyine birenze. Ndetse undi mugabo wabashije kuba atungurana n'uwo bita Prophet Joshua, wavuze ko uyu munsi saa tatu aribwo baza kuza nyine gutora agafaranga k'ishimwe yabageneye, dore ko muri launch yagaragaje yuko ashyigikiye ndetse ahitamo no gutanga miliyoni zigeze kuri 5 kugira ngo zikomeze zishimangire cyangwa se zishyigikire uyu mushinga, kugira ngo ukomeze ugende ujye kure. So navuga ko ari igikorwa rero kitoroshye aba bagabo bakoze, bitewe n'uko kumurika alubumu noneho muri abantu babiri ntabwo ari ibintu biba byoroshye, kuko umwe ashobora kubona umwanya undi akaba yawubura, bitewe n'imirimo igiye itandukanye nyine bagiye bafite, ariko urabona ko by'umwihariko eventually nyine birangiye iyi alubumu bayishyize hanze. Gushyira alubumu yose iriho indirimbo zigiye zitandukanye, ngira ngo alubumu akenshi ziba zigizwe n'indirimbo zitari munsi y'umunani, urumva ko rero indirimbo zirenga 8, 10, 11, 12 ntabwo aba ari indirimbo zoroshye kugira ngo mwese muzahurize hamwe ijoro n'amanywa muri kuzikuraho, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Mwibutsa ko bano bantu bari bamaze igihe kirekire nta ndirimbo bashyira hanze, aba rero bakavuga ko wenda bari bahugiye n'ubundi muri uyu mushinga wo gukora iyi alubumu, bigaragaza yuko rwose nubwo bari bamaze igihe nta kintu bavuga cyangwa se nta kintu bashyira hanze, bigaragaza yuko byibuze nabo batari bicaye. So ngayo nguko bino bishimangira itafari rikomeye cyane bashyize kuri muzika nyarwanda cyangwa se bongereye kuri muzika nyarwanda. Ngira ngo aka gafoto uri kukabona rwose neza cyane, witwa Coach Gaël ndetse na Kenny Mugarura hariya hejuru ndetse na Clement, urabona ko ari bamwe mu bari bitabiriye nyine kino gitaramo. Ngira ngo uwitwa Bruce Melody hariya kabisa hagati nawe ni umwe mu bantu bari batumiwe, urabona ko ari ibintu byiza cyane, abahanzi baje gushyigikira abahanzi bagenzi babo. Nabonye ko hariyo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, ngira ngo mwabonye abitwa ba Kenny Shirt, mwabonyemo ba Kivumbi, mwabonyemo ba Dizdora, n'abasore navuga ngo bari muri new generation bari kugenda bazamuka kandi bari gutanga icyizere gikomeye cyane, bivuze ngo bari baje kwiga uko album launch igenda, dore ko abangaba ahari ndakeka nta album n'imwe bari bamurika hanze, usibye Kivumbi niwe wamuritse alubumu. Ngira ngo ndabyibuka Kivumbi amurika alubumu ejo bundi, nawe navuga ko ari umwe mu basore navuga ngo bakora cyane. So ngayo nguko mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka. Ni buri tayari rero kandi subscribe kugira ngo ujye ukomeza ugezweho n'ibindi biganiro byacu byose, amakuru y'abasitariyo ni buri kanya. Murakoze cyane.